ndi umugabo, ariko kugira ngo mbe umugabo cyangwa se kugira ngo nitwe umugabo byaturutse kure. Ngiye kubona mbona amfasheho arambwira ngo numve icyo Imana imbwiye. Tega amatwi numva icyo Imana imbwiye. Imana irambwira ngo umwaka tugiye kwinjiramo hari Yesu yaramanutse rero ankubita kubyara, amaze kunkubita abana yankubise imfura, inkubita n'uyikurikira, nkubita n'uwa gatatu, abantu baraceceka. Aho bigeraho abantu baraceceka. Imana ishimwe. Bakunzi ba Irakora TV, nongeye kubaha ikaze nkuko mumaje kubimenyera. Ni Claude muri kumwe, kandi dufite umushyitsi, umutumirwa wacu kuri no munsi mu bihe byiza. Ntekereza ko mumaje kumenyera kuri channel yacu kandi yanyu. Munyere twakire mukozi w'Imana uno munsi turi kumwe kuri kamera za Irakora TV. Mwene data tuguha ikaze. Murakoze. Wakwegeza mikrofone. Tuguha ikaze. Murakoze cyane. Watangira wibwira abadukurikiye, abo turi kumwe kuri no munsi, wadusuye, watugendereye kuri no munsi. Nitwa Ndibomurisa Vedaste. Vedaste? Nanjye nkaba nshimye Imana tumye ngera ku Irakora TV. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Vedaste ni muntu ki? Vedaste ni muntu ki? Vedaste nuwahe, atuye he, ni muntu ki? Vedaste ntuye i Rusizi. Ego. Ndi umukozi w'Imana, gukorera Imana mu buryo butandukanye. Ndi umunyamasengesho, nsenga Imana, ndi umuvugabutumwa n'ibindi Imana ishoboje. Uko Umwuka Wera anyoboye genda nkorera Imana muri ubwo buryo. Imana ishimwe. Uri umusore, urubatse? Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana batatu. Abana batatu. Yego. Kuri uno munsi niye mpamba watuzaniye kuri uno munsi? Kuri uyu munsi mfite wenda mu ncamake si cyatumye mba umuvugabutumwa cyangwa se cyatumye nguma gusenga Imana. Yego. Ni ubuhamya ariko bufatanya n'ijambo ry'Imana. Yego. Yego. Tuguhaye ikaze kugira ngo uganize abantu. Hari abasubizamo ibyiringiro ku bwawe, hari abakongerwamo imbaraga ku bwawe, hari abakizwa ku bwawe. Imana ishikire. Tuguha umwanya udusengere bito nakomerezaho karibu. Reka dusenge. Duce bugufi imbere y'Imana, twubahe Imana. Imana turakubashye ko uri umwami wacu dukunda, kandi turagushimira imirimo itangaje ujya ukora uko bwije n'uko bukeye. Akira icyubahiro, turagushimiye aya masaha rero kuko watanze ingabo nyinshi zirapfa, kandi Nyiringabo utanga Kristo nawe yitanga nk'igitambo kugira ngo aducungure, atugeze kuri uyu munsi tuvuga izina ryawe. Akira icyubahiro, nabyo turabigushimiye. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kwamamaza imbaraga zawe, tugiye kuvuga gukomera kwawe Mwami. Turakwinginze ngo ururuka ubane natwe, kuko atari wowe Kristo w'imbaraga ibyo twakora twakwivuga, ibyo twavuga twakwihimbaza, ariko ururukanye imbaraga z'umwuka twakora umurimo ukunezeza, kandi mu gihe cyo gutaha kwacu ukazaba umurimo haleluya uzatubera amakamba, tukazanezerwa mu bwami bwo mu ijuru. Turagushimiye rero kuri kumwe natwe none bidashira Yesu. Amina. Amen. Dukomeje kuvuga ku ruzinduko rw'uyu munsi rwatumye tugaragara ku Irakora TV. Yego. Mbere ya byose mbanje gushima Imana. Imana ni nziza, ijya imenya ibikwiye mu gihe gikwiye, ikatugabiza ubuzima butuma tubasha kwishima no kuyivuga ubudasiba. Imana yacu nishimwe. Amina. Tunejejwe n'Imana rero mu mutima wacu kubanza gutangira ikiganiro cyacu tuvuga
inkomoko cyangwa se ubuzima bwa gikristo butumye kuri inshuro tuguma tukivuga Imana ikomeye, imirimo yakoze Imana ishimwe. Yewe rero nk'uko twabivuganye, nitwa Vedaste Ruhumuriza, ndi umugabo, ariko kugira ngo mbe umugabo cyangwa se kugira ngo nitwe umugabo byaturutse kure. Hari ukuntu umuntu avuka se ari umuhungu, iyo umuntu avuka, iyo amaze kuvuka ari uruhinja bamenya ngo avutse ari iki gitsina, bakamenya ngo ni igitsina ni gabo. Uko navutse rero ndi igitsina gabo, babona ko ndi umugabo, nzaba umugabo, ariko mikurire yanjye siko abantu babibonaga, sinuko abantu babireba babone ko nzaba umugabo, ariko Yesu ngiye kuvuga yabihinduye neza, abikora neza, Imana ishimwe. Amina. Urwo rugendo rero nakuze mu muryango udakomeye cyane, ariko wari wifashijeho buke. Ariko maze gukura nize amashuri makeya bitewe n'ubushobozi butari bukomeye. Nize amashuri ya primaire ndayarangiza mu wa 6. Maze kuyarangiza ubuzima buranga, nshakisha ubuzima ntibyemera, nshaka ubuzima ntibyakunda, ariko Umwuka Wera aza kungenderera aransanga. Ansanze rero yanyemeje no gutangira urugendo rwo gusenga. Natangiye urugendo rwo gusenga, mbana n'Imana ariko ntabizi neza, ariko mbyinjiramo uko bukeye Imana ikajya inyereka. Imana ndayishimiye. Imana yanyeretse mu buryo butandukanye rero, yanyeretse igenda impa imbaraga, kandi inyereka igenda ivugana nanjye. Ndayishimira rero kuko ibyo yavuganye nanjye byinshi yagiye bikora, ibyo yagiye ivugana nanjye ibintu byinshi byagiye bisohora. Muri urwo rugendo rero narutangiranye imibabaro bwo gusenga Imana, dutangirana ibibazo byinshi, ariko Imana ntiyigeze indeka, yagiye impa amasezerano, Imana iransezeranya, kandi ibyo yagiye insezeranya nagiye mbona gukomera kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amina. Narasenze rero, nagiye nsenga kuko umuhamagaro wanjye nawutangiriye ku cyumba. Habaga amasengesho aba kuwa mbere, hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri muri 1999. Niho umuhamagaro wanjye nawutangiye, Imana impamagaye ivugana nanjye mu izina ko nshaka. Uwo muhamagaro rero nawutangiye ari Imana yonyine impamagaye, kuko ari abantu baje mu murimo w'Imana, baza bafite ibintu bagendeyeho cyangwa se baza bafite ibyo bakurikiye, ariko ngiye umuhamagaro wanjye ni Imana yampamagaye, kuko ntago navukiye mu muryango ukijijwe. Navukiye mu muryango udakijijwe, ntago wabandwaga, nta nubwo warogaga, ariko mu buryo bugaragara ntabwo wari ukijijwe ku rwego numva nabibaragaho. Yesu rero niyo waje kunkura muri uwo muryango, arampamagara, ampagakiza, ndakizwa, ampamagara mu izina, avugana nanjye ntangira ubuzima bwo gusenga Imana. Ntibyatinze rero nagiye ngomeza kwaguka gake gake, nza kujya muri korari nyibamo nsenga Imana, ariko korari hirya ya korari nabaye n'umunyamasengesho mu byumba bitandukanye by'abantu runaka b'abahanuzi basengaga. Natangire rero umurimo wo gusenga cyane mu cyumba cy'Imurangi ku mama witwaga Furaha, ariko yarazwi ku izina rya Mama Byikora. Mama Byikora twarasenganye, genda mbwira nti Imana igenda imukoresha, tuzaba umugabo, uzankorera, nzaba umukozi w'Imana, nzakorera Imana. Imana igenda insezeranya, nanjye numva Imana ivuga, nkabyiringira, nkabyizera, genda nkura, ariko numva nshaka ko mu buzima bwanjye Imana yampa imibereho. Uko nabyifuzaga rero ntabwo ariko byagenze, ahubwo uko bwije n'uko bukeye nimvaga nifuza Imana ko yampindurira ubuzima, nkumva nanjye nakora, nkumva nagira umugisha, nkumva nagira amahirwe yo kubona amafaranga, ariko ntabwo ariko byagenze.
ahubwo uko bwije uko nsenga Imana ikansezeranya ibintu bizaba, ariko nkumva muri memwari y'ubwonko sindi kubikurura, nkumva sindi gushyikira ikintu Imana izakora, nakireba aho mvuka, nakireba ku mbaraga zanjye, nkumva sindi gushyikira icyo Imana izankorera. Muri make wareba mu bigaragara, nareba ku ntege, narebesha amaso nkabona sinzi ikintu Imana izankorera. Igihe cyarageze rero Imana irambwira, nari nagiye gusenga ahantu ku mazi Gihango, ahantu ku rugabano rwa Murangi Gihango wo mu Kanyire za Mururu. Imana ivuga ko izampa impano. Yego. Ivuga ko izampa impano. Numvaga impano atari zo nshishikayeho cyane, ikintu numvaga nshishikaye ku buzima, ko Imana yandemera ubuzima, nkumva nakora, nkumva natunga, nawe umutunzi w'amafaranga, nkumva nakora nkagira icyo nimarira, ariko Imana yo ntabwo ijya yita ku byo dushaka cyane, ahubwo yita ku cyo yagambiriye. Imana yacu nishimwe cyane. Muri make ushaka mu bifatika. Yego. Ifatika, icyo kizo cyane numvaga yuko nazasenga Imana ariko mfite amafaranga, nasenga Imana afite akazi. Yego. Ariko ibyo byose, akazi n'amafaranga, ntabwo nabibonye, ahubwo nabonye imbaraga zo gusenga. Imana yari yagiye inyongerera imbaraga muri ayo masengesho. Naje kubana n'uwo mudamu rero, tuza kugirana ibihe byiza, tutandukana ndasebye, tutandukana nta soni, nza kwimukira rero ku mumama umwe wundi wari ufite icyumba mu Kadasomwa, bamwitaga Mama Byiringiro. Musanga muri icyo cyumba rero, Mama Byiringiro dufatanya umurimo w'Imana, ariko nkigeramo yaransengeye. Ari umunsi umwe, ari kwa kane, uwo mama yagiraga amavuta menshi cyane, ari Rusizi, yagiraga amavuta pe, yarasengaga, yagiraga icyumba kirimo abantu benshi. Icyo cyumba rero naje kukimusangamo, turimo dusenga ari kwa kane, yuzura umwuka, ngiye kubona mbona amfasheho, arambwira ngo numve icyo Imana imbwiye. Tega amatwi numva icyo Imana imbwiye. Imana irambwira ngo umwaka tugiye kwinjiramo, hari mu kwezi kwa munani, irambwira ngo ariko umwaka tugiye kwinjiramo ukwezi kwa munani 2012. Imana irambwira, umama arimo nsengera, ijwi ry'Imana riri kumukoreramo, ari guhanura mu buhanuzi, arambwira ngo Imana irambwira nti umwaka tugiye kwinjiramo, mu mwaka Imana igiye kunkorera igisuzuguriro. Imana ibisobanura neza, irambwira ngo igiye kuncira inzira, ngiye kubaka inzu. Numva kubishyikira ntibyemera, ntekereje ubushobozi ko ari ntabwo, ntekereje ko nta muterankunga, ntekereje ko nta muntu muri famiye wantera inkunga ngo nubake, numva simbishyikiriye, ariko buri icyo Imana ivuze no kugikorera gikora. Narategereje rero, Imana irambwira ibintu izankorera uko bikurikirana muri uwo mwaka. Nabonye Imana rero, byatinze, umwaka uburageze, Yesu yaje kunciramo inzira, anshira inzira. Nari maze iminsi mbabaye, mfite agahinda n'umubabaro, nshaka ubuzima ntabwo, ariko hamwe no gusenga Yesu yaje kunshyiraho akayira gatoya kugira ngo akore icyo yaragambiriye gukora. Imana ishimwe. Hageze rero mu kwezi kwa mbere, nk'uko Imana yari bivuze, Imana yanciriye akayira gatoya, akayira nakabonyemo Imana itangira ijambo yavuze, ubwo ibimpaye ku nzu, ariko kanuni ahantu nakomokaga ntabwo amateka yanjye bumvaga ko nanjye nakubaka, ntabwo bumvaga ko nanjye nagira icyo nazageraho, ariko Imana itari nk'umuntu yakoze ibinyuranye n'ibyo abantu bibwira. Imana ndayishimiye. Imana ishimwe kandi yarakoze. Icyo gihe cyarageze rero, Imana ibi bikoze neza, impa ku nzu, mba ndubatse, nanjye ntangira kuvuga ngo iyi Mana kweri nanjye iranejeje, numva ndayishimiye. Imana ishimwe. Kutuvugana rero, nubwo atari ibintu bikomeye cyane, hariho amazu mbega umuntu yabwira abantu avuga nti iyi nzu ni inzu, n'umuntu akumva ari inzu, ariko uko nyitahamo ni inzu nziza inejeje, mu karitsiye mvukamo, kandi Imana yabikoze neza, yaranyuze, narayishimiye, kuko mu maso yanjye, mu bitekerezo yanjye, numvaga iyo nzu nanjye ubwanjye ntazagira nyubaka ngo nyibone, ariko Imana yubakishije amaboko yanjye, inzu ndayubaka. Inkunga y'umuntu yajeho, inkunga mfite yari inkunga y'Imana. Imana yanteye inkunga, ndanezerwa. Ari uwo mumama wari wansengeye, ambwira ijwi ry'Imana, ndabibona. Naravuze nti ahantu rero hari Imana, nanjye nzahagwa.
nkomeje nsengana rero n'uwo mumama tuza kugirana ibihe byiza, ntibyatinze nanjye ntangira kumva ibintu byaje, ntangira kumva ndi kwaguka, ntangira ndi kumva ndi gukomera mu bintu by'Imana, Imana nanjye ibinteye iteka. Ntibyatinze rero inzi maze kuzura itaruzura neza nese ko ninjira mu rugamba, ariko urugamba rutari runyoroheye. Urwo rugamba rero rwarangoye kurubamo, ni urugamba rwo gukwaza umubyeyi. Igihe cyari kigeze ngo Yesu antabare ankore igitangaza, bandwaje umubyeyi nyine nawe birangira yitabye Imana, ariko Yesu arankomeza ndamushimira. Ubwo rero nagomeje gusenga, Imana irankomeza, Imana ingirira neza, inyitaho. Igihe kiragira Imana irongera irambwira nti ikoze ubukwe, ariko imbwira ko ikoze ubukwe ikoresheje uwo muhanuzi Mama Byiringiro wasengeraga mu Kadasomwa, iramubwira nti ngiye kugukorera ubukwe. Ubwo bukwe nta mafaranga nari mfite, nta kazi nari mfite, nta kintu nari mfite, ariko ndavuga nti Imana nanjye nzakora ubukwe, kuko hari karagiteri nakuranye wenda abantu bavuga nti uriya ateye nk'abadamu, uriya nsinzi nimba azaba nk'umugabo, abantu nyine bakabivuga, ababintumyeho abagira gute, ariko nge ngoma ku Mana. Ibintu bidashobokera abana b'abantu, Imana ku Mana birashoboka. Ibintu abantu bamaze kwica ku Mana, Imana ijya ibizura, Imana ishimwe. Haleluya. Abantu barabivugaga nkumva ndababaye, ariko sincogore, nkavuga nti uko byasa kose uyu mugabo ndamuzi, ukoze iki kintu akubaka iyi nzu. Haleluya. No gushyingirwa nzashyingirwa, Imana ishimwe. Amina. Amen. Icyo gihe rero natangiye igihe cyo gufiyansa, ndafiyansa, Yesu aranshyigikira, bona biremeye. Uyu mama nongera musubira namubwira nti rero ndi gutegura ubukwe. Mama arambwira nti aransengera, yongera abwira Imana nti nzakora ubukwe. Arambwira nti kandi ubu bukwe nzabukora neza nkuko yari yaransengeye. Mbona iriya nzu uko yayinsengeye ni munsi y'umuhanda, niko nabibonye, navuga niko ari Imana ibivuze, kandi uriya mama pe ndamwumva cyane, Imana imukoreramo. Uko narabutangiye rero nabonye Imana mu ntambara, nabonye Imana mu bigeragezo, Imana yankoreye ubukwe bwiza, Imana ndayishimiye, yakoze icyo yagambiriye, Imana yumve ko nyishimye. Imana ishimye, yankoreye igitangaza. Nyuma yaho rero ndimo nkora ubukwe, kuko abantu bagira menshi, wenda abantu barankurikiranye, icyo numva nabwira abantu ngo bazajye birinda guca iteka ku mwana w'umuntu, kuko icyo batekereza ku muntu gitandukanye n'icyo Imana yatekereje. Naho waba uri umunyabyaha ugeze kure, Imana igizana imbabazi zayo ku munyabyaha, umunyabyaha akihana akava nk'umushinga unezeza Imana. Imana ishimwe. Naho waba uri igicibwa, abantu maso abantu baraguciye, badashaka kukwinjiza no kukumva, ariko Imana yo mu ijuru inyuranya amaboko ikarema ibyo abantu barangije kwica, Imana ikongera ikabyunga. Imana ishimwe. Muri ibyo birori rero abantu baravugaga nti uriya ntabwo azaba umugabo, uriya reka da ntabwo bizemera, ntabwo bizakunda, barabyivuga barabyandika baranabyanzura. Ariko aho imbaraga z'umwana w'umuntu zirangirira, n'imbaraga z'Imana zitangirira. Imana ishimwe. Nagenda ashyingirwa mu itorero, abantu barangaragira, ibintu bigenda neza, Yesu arantaramira, ndamanuka ndashyingirwa, Yesu ankorera igitangaza. Amaze kugikora, amina, Imana igikora icya mbere ntibaceceke, yakora icya kabiri ntibaceceke, ariko yakora icya gatatu abantu bagaceceka, amagambo akarangira. Imana ishimwe. Nagira ngo abantu bankurikiranye, ntabwo nje kuri iyi kamera nje kuvuga icyo Imana yakoze, ahubwo nje kubwira abantu ngo bakomezwe n'icyo Imana yabavuzeho. Imana ishimwe. Kuko icyo Imana yakoze iwanjye gitandukanye n'icyo azakora ku muntu nkurikiranye, kuko uzi ko yizeye Imana akaba yisenga, uzi ko yabanye n'Imana atarayiza akiranirwa, ijambo Imana yamubwiye bikunde byemere rizasohoka. Haleluya. Kandi iri jambo rijya risohora umuntu yageragejwe, kuko nimba atariho kugeragezwa ntiwibwire ngo Imana muri kumwe 100%, kuko iyo uri kumwe n'Imana 100%, ubanza ugasunikirwa ibigeragezo kugira ngo ukomere. Murabyibuka ukuntu Yesu byamugendeye n'ijuru, habaye inama kugira ngo habone kuzaza kuducungura. Imana igiye mu bamarayika buri umuntu n'umwe wazaza gucungura umuntu, ariko igeze ku mwana wa Yesu Kristo aravuga ngo reka njyewe nzagende mucungure. Amina. Uyu Yesu rero yaraje aramanuka arabyemera, ageze ku isi yabanje kugeragezwa. Yazuye Lazaro babibona, aho muri impumyi babibona, ariko bararenga n'ubundi Yesu
Imana ishimwe. Bararenga Yesu, baramurwanya, bararenga Yesu arakubitwa, ariko Yesu aragenda arakomorwa, bamupfuka mu maso, baramubwira ngo nimba uri umwana w'Imana. Kandi yazuye impumyi babireba, yakijije abarwayi babireba, Yesu yatubuye ikana babireba, ariko nibyiza bibanezeza. Bageze naho bamufinda ubufinda ati nimba uri umwana w'Imana, ati fona umuntu ugukomoye. Bamukora arageragezwa, ariko ntiyigize acogora. Intego yari yo kuducungura kugira ngo uyu munsi iyi kamera ndiho nzabe mbwira abanyamahanga, mbwira abanyarwanda, mbwira abakene, mbwira abakomeye ko Yesu ashobora ibintu byose. Haleluya. Yegeze naho arasenga, kuko biravuga ngo nuko yegera hirya nkuko yarasanzwe asenga Yerayono, ngo arasenga. Amaze gusenga, kuko nawe yari yambaye akamero k'umuntu, aravuga ngo nimba bishoboka iki gikombe kindenge, ye kubona ari urugamba rukomeye, ariko umwuka mugarutseho yongera avuga ngo buko ushaka mwami ntibuko ngewe nshaka. Imana ishimwe. Haleluya. Ndimo mvuga ku buhamya rero buvuga ukuntu Yesu atandetse akoze icya gatatu. Icya gatatu nicyo twari turiho, akoze icya gatatu. Abantu bazi ngo sinzabyara, abantu bazi ngo ntibizemera. Haleluya. Ariko iby'abantu bamaze kwanzura ku Mana, haleluya, bijya bishoboka. Yesu yaramanutse rero ankubita kubyara, amaze kunkubita abana, yankubise imfura, inkubita n'uyikurikira, nkubita n'uwa gatatu, abantu baraceceka. Aho bigeraho abantu baraceceka. Imana ishimwe. Haleluya. Icyo nashakaga kuvuga muri ubu buhamya, nashaka kuvuga ngo abantu cyangwa umuntu ku giti cye usenga Imana ayisenga atayiryarya, asenga Imana atayishyekenga, asenga Imana atagira ishyari, asenga Imana atagira igomwa, asenga Imana ayikundisha umutima wose, kuko ijambo ivuze no kurikora irarikora. Icyo Imana ivuganye n'umuntu wizera, yugumye mu birindiro mu masezerano, icyo kintu cyagisohora byanga byakunda. Imana ishimwe. Yesu yangire neza rero, ubu ndamushimira. Itumye mpagaragara kuri iyi kamera, hari abantu bacitse intege, hari abantu bavuye mu birindiro, hari abantu basenze Imana ko kugira babone igitangaza, babone ibigeragezo. Nababwira ngo nibakomere, ibigeragezo bitegura igisubizo. Nababwira nti nibihangane, kugeragezwa ntabwo ari uguseba, kugeragezwa ibigeragezo biza. Haleluya. Imana ishimwe. Nukuri ikigeragezo nicyo kintu cya mbere gipima agakiza. Hari umukozi w'Imana yavuze ngo ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Rwose ni Theo wabiririmbye, ibigeragezo biza bihetse ibisubizo. Kandi koko ibigeragezo bitegura igisubizo. Ibigeragezo byaje bihetse ibisubizo. Yewe Mana, nubwo bitageze kure cyane ngo binjegeze, ariko narabyumvisheho. Nta kintu kirenze nk'amagambo. Ese reka tukiri aho, mbara ngusubize inyuma ho gato turi kuganira. Nta kibazo. Ugiye kuvuga iby'ubukwe bwawe, wabanje kutuvuga ko nta kintu wari ufite. Ntacyo. Nta kazi wari ufite, nta muryango, umuryango wari uhari, ariko nta kime, nta mbaraga, nta kuntu nyine byagenda. Nta mbaraga. Hari ukuntu uba uhari ku mazina, ariko nta kuntu. Ese ubwo bukwe bukoze gute? Ubwo bukwe rero nababwiye ko nasenze Imana, Imana ibuvugaho. Buriya ikintu Imana yavuze ikivangamo, naho umuntu yakitambikamo, Imana imukura mu nzira, Imana ikagikora. Yego. Ubwo bukwe nagiye ngira ibihe byo kubusengera, nabusengeye mu Bugarama, ahantu bita kuri Murya, ngiye mbusengera ahantu hatandukanye, ndi gusaba Imana ngo izabane nanjye. Yesu yakoresheje abantu b'Imana. Nasenganye n'abantu b'Imana, bangirira neza abantu. Yesu abanyuramo, baramfasha. Ndafasha na mukuru wanjye aramfasha, ubukwe bugenda neza, Yesu abisohora neza, nanjye ndabibona. Namaginga n'ubu ndacyariho, ndahumeka. Shima Imana ko ntaraseba nk'uko abantu babivugaga, shima Imana ko ntarandagara nk'uko abantu babivugaga. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Bakunzi ba Irakora TV, murumva ko Imana ikora. Imana irakora. Channel yacu yitwa Irakora TV, ni ukugira ngo dutange ubuhamya, tuvuge ukuntu Imana ikora, kuko buri muntu afite ukuntu Imana yagiye imwiyereka akabona gukora kw'Imana. Namwe mudukurikiye mwadufasha mu rugendo rw'ivugabutumwa tugenda dukora mu buryo butandukanye, nawe ukatubwira ukuntu Imana hari icyo yagukoreye, kugira ngo n'abatarayizera babashe kuyizera. Nawe ndizera ko uri umuhamya ko Imana ikora. Imana irakora, ariko uburyo ikora ntago Imana ikora mu kivungi, ntago Imana igikorera mu kigare. Natangiye mbabwira ngo
ku muhamagaro yego abantu bahamagawe n'Imana n'abantu bapfuye kwizana. ariko se kuri iyo mihamagaro wakomeje kuyivuga iyo mihamagaro cyane gerageza mu masegonda make tubwire kuri iyo mihamagaro uhamagawe n'Imana n'umuntu ufite ukundi kuntu yaje gerageza utubwire umuntu uhamagawe n'Imana iyo ageze mu murimo yego ari Imana imuhamagaye ikintu cya mbere ntago arwanya abasanze yego n'abamusanze ntago barwanya. Umuntu wahamagawe n'Imana agira kwihanganira intambara zo mu murimo w'Imana kuko abazi yamuhamagaye atari umuntu. Amina. Kuko abantu iyo umuntu yahamagawe n'Imana ndafashijwe agomeza kwihangana kuko nababwiye ukuntu Yesu yaje aje gucungura umwana w'umuntu yarakubiswe. Yego Yesu baramuneguye, Yesu baramushinyagurira, ariko intego ntabwo yigeze ayireka ko intego yari gucungura umuntu. Ubundi buriya haraho urugamba rwamukomereye igihe habaga urugamba Petero atangira intambara y'inkota burya rwari urugamba rwo Yesu yari afite imbaraga zo kuba yabasha kururwana neza akarutsinda. Ariko kubera ko yari yashaka kugira ngo azagere ku ntego yabwiye Petero ngo sigaho uwicisha inkota niyo azazira kuko Yesu yaraje mu muhamagaro w'Imana. Imana ishimwe. Iyo uri mu muhamagaro w'Imana rero iyo uhamagawe n'Imana mu murimo w'Imana ntabwo usenya ibyubatse ahubwo urabikomeza. Imana ishimwe. Iyo uri mu muhamagaro w'Imana urindira isaha y'Imana kuri wowe. Iyo uri mu muhamagaro w'Imana ntugira ishyari rya bagenzi bawe. Iyo uri mu murimo w'Imana ntuteze imivurungano. Iyo uri mu muhamagaro w'Imana ugomba guca bugufi ukaba ikiraro kugira ngo uheshe Imana yaguhamagaye icyubahiro kuko ifite umugambi w'icyo Imana ishaka kuzageraho ku bwawe yahamagaye. Imana ishimwe. Ariko abantu bizanye umuntu wihamagaye ushobora kureba uririmba ahubwo araririmba neza cyangwa ni inshuti yanjye akagendera ku izina ubushuti ariko adahamagawe n'Imana. Wa muntu iyo agezemo ateza ibibazo, ya muntu iyo agezemo ateza igomwa, wa muntu iyo agezemo agira ishyari, wa muntu iyo agezemo atari umuhamagaro w'Imana uko byasa kose iyo habayeho gatoya ntabwo abasha kwihangana, garagaza kwivumbura akarekura akamera nk'uri gusubira inyuma. Ariko umuntu w'Imana ari mu muhamagaro w'Imana arihangana aravuga ngo nibi bizashira. Imana ishimwe cyane kuko ikintu cyose uri mu muhamagaro w'Imana gikurwa no guhamagara yera, kandi iyera igusunikira mu gihanda cyangwa ikigeragezo ishaka kugira ngo ukomere ibintu urimo umuyoboro urimo Imana igukomeze. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Turi kugana ku musozo, ndatekereza ko turi kugana ku musozo mu gice cya mbere. Ndizera ko nk'uko watubwiye hari n'ijambo ry'Imana tuzaniye. Dusoza ni irihe jambo ry'ibyiringiro waha abantu mu minota mikeya? Ibyiringiro nahereza abantu badukurikiranye ku Irakora TV. Hari wenda abo dufatanyije uru rugendo rwo gusenga cyangwa se abo dufatanyije urugendo rwo kuba dutunze isezerano ry'Imana. Nababwira ngo nibakomere, kugeragezwa ntabwo ari uguseba. Nababwira nti guhura n'intambara ntabwo ari ukurekwa. Nababwira nti kubabazwa cyangwa se kubabara ntabwo ari uguta agaciro. Nabwira nti nibakomere, imbere hari amakamba. Naho Imana itabaha ibyo bifuza none ejo izabe binezeza. Naho Imana itabaha gutunga ifeza n'izahabu nibakomere barinde ubugingo kuko ubugingo nibwo buhenze kuruta ifeza n'izahabu. Imana ishimwe. Nababwira nti nibagume kuri uyu mugabo kandi buri wese agume mu muhamagaro yahamagariwe, kandi n'undi wundi ucyumva adashaka kubibamo namwingingira kuza kinjira muri uyu mwuga witwa gusenga akabana n'Imana, kuko gusenga umuntu ashobora kubikwigisha cyangwa n'Imana ikabikwigisha ariko ufite intego y'icyo ushaka kugeraho. Ubundi bintu byose nabwira abantu nti ibyiringiro numva nshaka kubabwira. Haleluya. Nibarindira umukiza Yesu kandi azaza. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe. Nkuko twari tumaze kubivuga turangije igice cya mbere cyari kiganjemo cyane ubuhamya